urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu cyiza dukunda cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko rifite inyigisho ya buri munsi. Uyu munsi umushumba aratwigisha atubwira ngo tegeka isi yawe. Turasoma Abaroma 8:37 yaravuga hati, oya ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Tekereza ku byo tumaze gusoma mu cyanditswe cyacu gifungura. Bivuze ko kunesha ufite ku mwanzi kwamaze kubaho. Ni umusaruro w'ibyo Yesu yasohoje ku bwacu, binyuze mu rupfu rwe, guhambwa no kuzuka kwe. Uyu munsi inshingano yawe ni ukugumana iyo ntsinzi, ni ugutegeka isi yawe. Yobora. Imana yaguhaye kuganza n'ubutware bwo guhindura uko ibintu bigenda mu isi ukoresheje izina rya Yesu. Ibyashuwe igice cya 1:6 hatubwira ikintu gitangaje. Haravuga hati Imana yaduhinduye abami n'abatambyi. Abami barategeka, abami bakoresha kuganza ndetse bakerekana ubutware. Mu Baroma ibice 5:17 hatubwira ikintu cyiza gutyo hagira hati, kuko ubw'igicumuro cy'umwe cyateye ko urupfu rw'imikwa n'umwe, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe, ari we Yesu Kristo. Uwo ni wo muhamagaro wawe, gutegeka mu buzima kubwa Yesu Kristo. Bibiliya itubwira ko Imana yashize Yesu Kristo mu mwanya w'ikirenga w'ubwiza, ishira ibintu byose munsi y'ibirenge bye. Ndetse mu mategeko itangaza ko ari umutwe w'ibintu byose kubw'inyungu z'itorero, kandi yamuhaye gutwara byose, ibishira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutware waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushitse kandi ushikirwamo na byose. Imana ishimwe cyane. Itorero ni umubiri we. Bityo rero niba ibintu byose byarashizwe munsi y'ibirenge bye kandi ukaba ugize umubiri we, bivuze ko ibintu byose byashizwe munsi y'ibirenge byawe. Satani, gutsindwa, uburwayi, ubukene n'urupfu byose biri munsi y'ibirenge byawe. Imana ihabwa icyubahiro. Wicaye iburyo bw'Imana muri Kristo Yesu. Ibyo bivuze ko uri mu mwanya w'ubutware bw'ubumana n'imbaraga. Bityo rero ganza mu buzima ndetse utegeke ibikubaho. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Reka dufatanye hamwe twatura dusengera isengesho duti, Data mwiza, hamwe n'ubutware wampaye, ndaganza isi yanjye mfite icyizere no gushira amanga. Shizeho ubushake bwawe n'umugambi wawe mu mujyi wanjye n'igihugu cyanjye, ubwo nkorana nawe mu gutuma ijambo ryawe risohora mu isi yanjye. Ntangaje ko ijambo ryawe riganza mu buzima bw'abantu, kugira ngo ibikorwa byo gukiranuka bishirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Mu gucengera iri jambo turasoma Befeso 2:6, twongere dusome Matayo 28:18. Imana yacu ishimwe cyane. Nizere ko mwubatswe n'iri jambo, ariko nanone kugira ngo ibi byose bibashe gukora mu buzima bwawe, nuko uba warakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Niba urimo kunyumva ukaba utari wabikora, mwene data ndagukangurira cyane kumwakira binyuze muri iri sengesho rigiye gukurikiraho, kugira ngo ubashe kuba umwe mu bana b'Imana, maze iri jambo ribashe kugukorera icyo rivuze. Murakoze cyane, muri umugisha nawe utaha.
Oh haleluya, ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya, amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ubu ubaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibaho umugisha, naho ubutaha. So